I know you just prayed, ndabizi ko maze gusenga but because I love to pray, ariko ko nkunda gusenga, if you might just pray with me one more time nanjye mwakongera mugasenga nanjye before we get into the Word of God reka twinjire mu together. ijambo ry'Imana. I'm going to kneel. And just take the next 60 seconds to pray silently in your hearts, wafata amasegonda 60 tugasenga mu mutima wawe utuje, continually asking for God's presence. tugasaba Imana kubana nawe. Father in heaven, we thank you for this privilege and honor to approach your throne in the name of Jesus. It is written in your word to come boldly unto thy throne of grace, that we might obtain mercy and grace to aid us in our time of need. And Lord, if ever we needed thee, that time is now. It is written, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and send them showers of rain, every one grass in the field. Lord, we need you to shower down your presence into our hearts, that you would baptize us with the fullness of thy Spirit, that you would empower us to live lives of holiness, for you said that you would work in us both to will and to do of your good pleasure. We need this, Lord. Independent of you, we can do absolutely nothing, but it is our faith that in Christ all things indeed are possible. So even now, take full control of our thoughts, open our eyes to behold wondrous things out of thy law, and please lead us in the way everlasting. Thank you for hearing this petition. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. In Jesus' name we pray. Amen. Excellent. Kabasirimo bike mu byo twize ejo hashize, And then we'll progress forward. asigaye tubone gukomeza tujya mbere. So you recall we started off our study on, whenever I started with you, was Yes, Thursday or Wednesday? I don't remember that. Whatever day it was. And we looked at the issue of how to everything there's a season and a time to every purpose under the aho heaven. twatangiriye dusenga twabonye yuko ikintu cyose Imana kigeneye igihe cyacyo, And the Bible lets us know clearly everything has its occasion, kandi ikintu cyose gifite umwanya wacyo, which is a period for a specific activity to take place. aricyo gihe cyagenewe ikintu cyose kigomba gukorerwamo, And the work that God has appointed for that occasion, and the work the work, okay. Kandi umurimo wagenwe ugomba gukorwa muri icyo gihe, that God has appointed for that occasion, umurimo wagenwe ugomba gukorwa muri icyo gihe, is to accomplish a very specific goal or aim. ni uwo gusohoza intego runaka. And the same way the Lord has given us the sun and the moon and the stars, Kandi uko Imana yaduhaye izuba, ukwezi n'inyenyeri, so that we can know the literal seasons and times. kugira ngo tumenyeshe iby'iminsi, ibihe n'imyaka. So God has given us a spiritual sun Imana nayo yaduhaye izuba ry'ibyamwuka cyangwa izuba ryo gukiranuka, and a spiritual moon, ndetse duha n'ukwezi mu byamwuka, so that we can know the spiritual seasons and kugira ngo natwe times. tumenye iby'ibihe n'imyaka ariko bya gihanuzi. Who is that spiritual sun according to the Izuba ryo scriptures? gukiranuka ninde mushingiye ku byanditswe? Jesus. We Yesu saw that Kristo. Revelation chapter 1 and verse Ibyo 16, twabibonye mu byashize cya mbere 16, Revelation 22:16, ibyashize 22:16, Malachi 4 and verse 2. Maraki igice cya 4:2 cyangwa These se are just a 3:20. few scriptures that illustrate that truth. Ayo si n'amasomo atwereka uko kuri twamaze kwiga. And as we looked at this, it took us into a short study of the sanctuary Noneho tumaze kwinjira mu buturo bwera, and how we can see in the sanctuary a revelation kandi uko mu buturo bwera dushobora kubonamo uguhishurwa of the Son of Righteousness, Jesus kwa Christ, zuba ryo gukiranuka ari Yesu Kristo, and all that God has appointed him to bring into our lives, ndetse and all that the Father all that the Father has appointed for him to bring into our lives. kandi nibyo Imana yahereye Kristo kugira ngo abishyire mu biro yacu. Wisdom, Twasanze ko ari ubwenge, righteousness, ugukiranuka, sanctification, ukwezwa, and what else? n'iki kindi? And redemption. Okay. No gucungurwa. To make sure you're Amen. paying attention. Kugira This ngo side of the ndebe ko room is mwakurikiye. always quiet for some reason. I don't know what's happening. Iki over gihande here. sinzi impamvu cy'abantu baho It's batavuga. okay. And as we looked at the issue of the spiritual son and Jesus, and
tumaze kureba ukuntu izuba hura na Kristo, then we went over to the spiritual moon. noneho twagiye arejo hashize twize noneho icyo ukwezi Okay, let me gushushanya. ask a question. According to Psalm 89 and verse 36, 37, 38. According to Psalms Psalm 89, dushingiye kuri Zaburi 89 verses 36 to 30. umurongo 36 to 37. 37. What does the moon do? It's a what? Ukwezi gukora iki? It's a witness. That's Ukwezi right. ni umuhamya. The Bible says that the moon stands as a faithful witness in the heavens. Bibiliya ivuga yuko ukwezi kuri mu kirere nk'umuhamya ukiranuka. What does a witness do? Harya umuhamya akora iki? Testifies. Umuhamya arahamya. Okay. And in relationship to the literal moon, what does the literal moon testify of? Harya ukwezi gusanzwe kurira kuri mu kirere guhamya iki? Of the sun. Guhamya yuko izuba ririho. Of the sun. Because the light that comes from the moon, it doesn't originate from the moon. Umucyo ukwezi kumurika ntago ari uko ukwezi ubwako ahubwo gukomoka ahandi. It reflects the light of the sun. Ukwezi kumurika umucyo kwakwiye kuzuba. So even in the darkness of the midnight hour. Yewe no mwijima w'icuraburindi, if we can see the moon, niba dushobora kubona ukwezi, it testifies uko kwezi kwa kurimo to kurahamya the existence, yuko the presence, yuko izuba, the power, yuko hariho imbaraga, and authority n'ubutware of the sun. by'izuba. Amen. Amen. And whatever the spiritual moon is, rero icyo ukwezi mu byamuka it gushanya, must do that for Christ. nabyo nicyo kigomba kudukora kuri It Kristo. must be that thing that testifies Ni kigomba kuba ari ibihamya of the work of Christ, bihamya umurimo wa Kristo, the authority of Christ, ubutware bwa Kristo, His power, His existence. imbaraga ya Kristo ndetse n'ubushobozi bwe ko ariho. And we Amen. learned according to John 5 and verse 39, kandi dushingiye kuri Yohana 5:39 search the scriptures, twabwiwe yuko tugomba gushaka mu for in byanditswe them ye think ye have eternal kuko life, muri byo arimo dufite ubugingo buhoraho, and they are they which kandi nibyo bihamya testify of Kristo. me. So the scriptures stand as a faithful witness Rero of Christ. Amen. ibihamya Bibiliya ni umuhamya w'uko Kristo ariho. Amen. And then when we looked into Revelation 22:17, I'm giving you kandi scriptures tubonye if you mu didn't byashe write them down. 22:17 And when it says that the dragon is wroth with the woman, twabonye ko ikiyoka cyarakariye ibyashe 12 twabonye ko ikiyoka cyarakariye let me umugore. see if you're really paying attention. Reka ndebe niba mwarakurikiye. Give me two scriptures to prove that the woman is a symbol of the church in the Bible. Mu amasomo abiri yerekana yuko umugore ashushanya itorero muri Bibiliya. The student. Good. 2 Corinthians 11:2. Excellent. Excellent. And Ephesians chapter 5. Yeah, that's good. That's good. Yeah, good. Very good. Yeah, Jeremiah 6:2 would be good in the King James Version, but unfortunately your translation is quite tainted. I'm just being honest. Yeah, that's true. I'm being honest. That's right, sure. Okay, good. So that woman is a symbol of the church, and the Bible says that the remnant of the woman's seed keep the commandments of God, Bibiliya ivuga yuko abo mu byaro rw'umugore basigaye bitondera and amategeko they y'Imana have the testimony of. kandi bakagira iki? Guhamya kwa Talk to me. Yesu. And what's the testimony of Jesus Guhamya kwa Christ? Yesu ni iki? Spirit of prophecy. Ni umwuka w'ubuhanuzi. So then the Bible and the spirit of prophecy comprehensively, Ubwo rero Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bihurijwe hamwe, they make up that spiritual moon byose bikora nibyo bishushanywa n'ukwezi mu that byamwuka, testify of the Savior. kuko nibyo bihamya ko umukiza ariho. Just like we see in the book of 2 Peter chapter 1 and verse 19. Remember that Nk'uko one? twabibonye mu rwaka rwa Petero murabyibuka, We have also a more sure twabonye word ko of dufite ijambo prophecy. ryahanuwe rirushaho gukomera, Whereunto we do well that we take heed, kandi twaba dukoze neza tugeza gute? as unto a turyitaho, light that shineth in a dark place, kuko rizamera nk'umucyo umurikira acuza umwijima until the day dawns. kugeza. What light shines in the dark before the sun rises? Ni iki kimurika mbere yuko inyenyeri, mbere yuko izuba rigaragara, mbere yuko izuba rigaragara nicyo kimurika mbere? The moon. The moon. Just like Jesus, well, it is Jesus. Just like the Lord told us back in Genesis chapter 1 and verse 14 that he made verse 16, he made the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. Nk'uko Bibiliya ibivuga mu Ntangiriro cya 16, Imana ashyize ibiva binini, ikiva kinini kimurikira amanywa ari izuba,
n'ukwezi nk'ikiva gito kimurikira ijoro. But before I go forward, I really want you to grab hold of this concept, though. Mbere yuko dukomeza ndifuza yuko muzirikana ibi. When individuals say that the spirit of prophecy Iyo abantu bavuga ngo umwuka w'ubuhanuzi is of less inspiration, if you will, iyo bavuga ngo umwuka w'ubuhanuzi ni nk'ikiva gito, then the Holy Scriptures, nabo bakavuga ati ibyanditswe byera cya Bibiliya. I would refute that. I would refute that. I would say that's not true. If I would not accept it. I would reject that. Yeah, I'm asking, you will reject what? The scripture? Okay, listen again. Or the spirit of prophecy? Listen closely. Okay. Wait. I will explain. Okay, go ahead. I don't want to give a wrong message. That's okay. When individuals say iyo abantu bavuze ngo that the spirit of prophecy umwuka w'ubuhanuzi is of less inspiration, bakavuga yuko ari umucyo muto, then the Holy Scriptures utahumetswe n'Imana, biri ku rwego ruto. Yeah. Ruto. Okay. Biri ku rwego ruto. Yeah. Go ahead. When they say that, I would reject that notion. I would reject. Okay, I don't know what's happening here now. Sure. Go ahead. No, I get it. I know. Go ahead, finish. Brother Hudson aravuga ati ngibyo ntago mbyemera. Kubera ko abantu iyo bavuze gutyo ntago aba ari byo. Now we're together? Yeah. Sure. Okay, excellent. Why? Kubera iki? Because where does the moon originate its light from? Ese ukwezi gukura umucyo wako he? From the sun. Amen. It's the same light. Ni umucyo ungana. It just shines with exactly. It just shines with a different intensity. Yeah, ukwezi kumurika umucyo ukomeye ku zuba nubwo imbaraga zabyo ziba zitangana. It's the same light. Ariko umucyo ni umwe. So to reject the spirit of prophecy rero guhakana umwuka w'ubuhanuzi is to reject the sun. No guhakana n'izuba. That's why the servant of the Lord says. The servant of the Lord. Servant of the Lord declares. Sister White avuga ngo that one of the final deceptions of the enemy kimwe mu bishuko biheruka by'umwanzi will be to make the spirit of prophecy of no effect. Nuko abantu bazatangira kwerekana ko umwuka w'ubuhanuzi udafite ubushobozi. Atari ngombwa cyane kubita. And when individuals start with the rejection of the spirit of prophecy, abantu nibatangira noneho kutita ku mwuka w'ubuhanuzi, it ultimately leads to them rejecting the scriptures. Bizanabayobora no guhakana na Bibiliya. The same reason that, remember what we looked at in John chapter 1? Go back to John chapter 1. Nibuka ibyo twarebye ejo hashize muri Yohana igice cya mbere, katusubire muri Yohana igice cya mbere. John chapter 1. Yohana igice cya mbere. In John the first chapter, let's look at, I don't even know why I'm opening my, okay. John chapter 1, yes, we start at verse 6. Duhere ku murongo wa 6, Yohana igice cya mbere mu 6. There was a man sent from God whose name was what? Hari umuntu atumwe n'Imana witwaga nde? What was the responsibility of John? Yohana inshingano yari iyihe? To bear witness of that capital L-I-G-H-T, light. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, umucyo ariko ko uriho unini bigaragara Kristo. And then it says he was not that light. Ngo atume gusubizira cyakora Yohana si wari uwo mucyo, but he was sent to bear witness of that light. Ahubwo yaje guhamya iby'uwo mucyo. So that through him kugira ngo binyuze muri we all men might believe. Abantu bose bizere. Now if John was sent to bear witness of the light, Yohana yaje kuba umuhamya w'umucyo, what was he supposed to do? Nicyo yari ashinzwe gukora. Testify. Kwari guhamya. Yes? Okay, excellent. And who was he testifying of? None yahamyaga nde? Christ. Yahamyaga Kristo. So John was supposed to bear the testimony of Jesus. Yohana rero yagombaga kuba umuhamya wa Kristo. So he was the living spirit of, come on friends, walk with me here. The living. What was John the prophet? Yes. Yohana yari umuhanuzi. He had the spirit of prophecy. Yari umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo Yohana no kuvuga ngo yari umwuka w'ubuhanuzi ariko mu muntu. What did Jesus say concerning John? Ni iki Yesu yavuze cyerekeranye na Yohana? If they don't hear him, niba batarumvise Yohana, not going to receive nanjye me. ntabwo bazanyakira, ntibazanyemera. Same thing is going on in our church today. Ibyo ngibyo nabyo birimo kubaho uyu munsi mu itorero. When people reject the spirit of prophecy, iyo abantu bahakanye umwuka w'ubuhanuzi, in truth, mu kuri, they also reject the plain statements of the word of God. Baba no guhakana Bibiliya ukwiri. I don't care how much they lift up the Bible. Ntabwo nitaye ku mwanya bamara muri Bibiliya.
cyangwa ko bayerereza. They'll do the same thing that the Pharisees did, Bashobora kuba bari gukora ibintu bimeze nk'uko n'ibyo abafarisayo bakoraga. that rejected John the Baptist. Bahakanye Yohana Umubatiza, They'll lift up Christ. ariko they lifted up Christ. Listen closely. I'm not finished. They'll lift up Christ Ab'uyu munsi barerereza Kristo. on the cross. Bahakanye Yohana Umubatiza, ariko berereza Kristo, ariko bamwereza bamubambye hehe? They will ultimately crucify the word of God. Uyu munsi nabyo nibyo bazakora, bazabamba ijambo ry'Imana. Amen? Yeah. Amen. Okay, good. So now let's progress forward. And then we looked at, with all of this, I want to take you to this point. Go back with me, Revelation chapter 22. Reka dusubire muri Bibiliya tujye mu Byashize cya 22. We looked at these things, and then we looked at Revelation 22 and verse 8. Reka dusome duhere ku murongo wa 8. And it says, and I, John, saw and heard these things, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Haranditse ngo njyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nikubitira imbere hasi ibirenge bya marayika wabinyeretse ngo muramye. And he said unto me, arambwira, see thou do it not, ati reka, for I am thy fellow servant, ndi imbata mugenzi wawe, and of thy brethren, kandi ndi mugenzi wa bene so, the prophets, b'abahanuzi, and then which keep the sayings of this book. n'abitondera amagambo y'iki gitabo. Worship God. Imana abari uramya. And the point that we left off on yesterday is the fact that as we go forward, Ejo irindi jambo twize nuko twabonye yuko uko dukomeza kujya mbere, to do this work, turimo turakora uyu mirimo w'ivugabutumwa rishingiye ku of buvuzi, being light shining in the darkness, tukaba umucyo uri kumurikira ahacuze umwijima, like that woman of Revelation 12 and verse 1. nk'uko byagenze kuri wa mugore wo mu Byashize cya 12 Clothed with the sun, wambaye izuba, having the moon under our feet, ukwezi kukaba kwari munsi y'ibirenge bye, and upon our head a crown of 12 stars. kandi ku mutwe akaba afite inyenyeri ikamba ry'inyenyeri 12. By the way, does anybody remember what all of that pointed to? Ese muribuka You remember that? inyenyeri zishushanya iki? Yeah. That God calls us to lift up and exalt the righteousness of Christ. Muribuka yuko kuba turi inyenyeri bishushanyo yuko Imana iri kuduhamagara kugira ngo But we twereze can ibyaha kwa only Kristo, maintain that experience kugira ngo tugumane iyo mibereho, when our walk of life, iyo mibereho ibasha gutuma tujya mu rugendo rwacu rwa the Gikristo. foundation of our existence, Urufatiro rwacu is the Bible and the spirit of prophecy. ni Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Then, like the stars, Kandi nk'uko inyenyeri, we can lead many to righteousness. nk'uko inyenyeri zishushanya abayobora abandi We gukiranuka, can be those representatives of the government of God, 12 Natwe- government, natwe tube abahagarariye ingoma y'Imana, leading others to Christ. bayobora abandi kuri Kristo. Amen? Amen. Okay, and so that's why we went to Revelation 22:16. Niyo mpamvu ejo twagiye mu Byashize 22:16, About Revelation 22:8, sorry. umurongo wa 8, sorry. Byashize 22:8. Illustrating the fact that when we do this work as medical missionaries, Hatubwiraga yuko iyo turi gukora uyu murimo w'ivugabutumwa rishingiye ku or buvuzi, as gospel evangelists, nk'abavugabutumwa, as representatives of the kingdom of heaven, nk'abahagarariye ingoma y'Imana hano ku isi, many people are prone to give undue praise to us abantu hari igihe bagwa mu mutego wo gushaka kuba ari twe berereza, because you show them things that they've never seen kuko before. uri kubereka ibintu batigeze babona kuva na mbere hose. You know? Yeah. Many people have never seen the things that you can reveal to them from the book of Daniel. Abantu benshi ntabwo bashobora gusobanukirwa ibyo wubahishurira iri kubisha igitabo cya They've never Daniel. seen these revelations in the book of Revelation. Ntabwo bigeze bahishurirwa ibyanditse mu byahishuwe nk'uko ubibona. They never knew that their lives could be transformed just by eating simple things, using water to apply to. Ntabwo basobanukiwe ko babasha kubaho neza bakoresheje ibintu byoroheje nko kunywa amazi cyangwa gukoresha ibimera cyangwa guhindura imirire. People it is the natural inclination of man to give praise. Muri kamere ya muntu rero bimurimo yuko ashima cyangwa yerereza. But we must respond. Undi muntu ariko twebwe n'ibitubaho tugomba gusubiza. Like that angel. Nk'uriya marayika, worship God. Wabwiye Yohana ati oya uramya Imana. Because that's our mission. Iyo niyo ntembero yacu. To tell the world, fear God and give him glory. Kubwira abantu ngo nimwubahe Imana kandi muyihimbaze. Okay, let's go to Revelation chapter 7 now. Let's move forward. Reka noneho tujye mbere tujye mu Byashize cya 7. Revelation chapter 7, we're going to start at verse 1. Ibyashize cya 7 tugiye guhera ku murongo wa mbere. The Bible says there, Bibiliya iravuga,
I saw 4 angels hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane standing at the 4 corners of the earth, bahagaze ku mfuruka enye z'isi, holding the 4 winds of the earth, bafashe imiyaga ine yo mu isi, so that the winds would not blow on the earth, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu nor isi on the sea, cyangwa mu nyanja nor on any tree. cyangwa ku giti cyose. And I saw another angel Mbona marayika wundi ascending from the east, azamuka ava iburasirazuba, having the seal of the living God. afite ikimenyetso cy'Imana And he ihoraho, cried with a loud voice arangurura ijwi rirenga, to the 4 angels of abwira abamarayika bane to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, bahawe kubabaza isi n'inyanja, hurt not the earth, ati ntimubabaze isi neither the sea, cyangwa inyanja nor the trees, cyangwa ibiti, till tutaramara we have sealed the servants of our gushyira God in their foreheads. ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. So now this prophetic scene is present truth. Ubu butumwa muri kino gihe niko kuri iki gihe cyacu. Even now, n'uyu munsi God has set as sentinels his angels Imana iri kubuza abamarayika bayo to hold back the winds. kugira ngo bakomeze bafate imiyaga, babe baretse kurekura imiyaga. These winds are a symbol of strife, bloodshed, commotion, war. Sorry? The winds Uyu muyaga are a symbol of commotion or war. ni ikimenyetso cy'intambara. They're holding this back, Imana yabwiye abamarayika ngo bakomeze bafate imiyaga, but only for a probationary period of time. mu gihe imbabazi zikiriho, mu gihe imbabazi zitararangira. And that's clear Kandi biragaragara, birumvikana when ko we look at the message iyo dusobanukiwe ubutumwa of that 5th angel. The fifth. Well, there was another angel spoken of. Yeah. Okay. Ubwo uyu marayika wa gatanu That comes ascending from the east. waturukaga iburasirazuba, His message is hurt not the earth, yaje abwira abandi ati mwe kubabaza isi, neither the sea, mwe kubabaza inyanja, nor the trees, mwe kubabaza ibiti, till kugeza we have sealed the servants of our God tumaze in their gushyira foreheads. ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana Okay, yacu. so this informs us Ibi ngibi biratumenyesha ko that when the sealing work is completed, umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso nurangira, then God will give the commission Imana izatanga inshingano to the 4 angels ku mumarayika wa kane to loose the winds. kugira ngo arekure imiyaga. And as Ellen White states Kandi nk'uko Ellen White abivuga in the book Great Controversy, igitabo intambara ikomeye, it talks about how trouble havuga ibihe by'amakuba, in anticipation is usually greater than what it is in reality. kandi uburyo yanditse biri hasi cyane ugereranyije n'uburyo ayo makuba azaba And ameze. then she says, and I quote, "This is not true. about this. This is not true concerning the case that is before us." Ashingiye ku magambo ko yanditse aravuga ngo ibyanditswe biroroheje cyane kurenza uko bizaba bimeze icyo gihe. The most eloquent pen Ikaramu is not capable ntago yashobora of illustrating kwandika the crisis ibihe by'umubabaro that is getting ready to take place on planet Earth byiteguye kwisuka kuri iyi when the si, Spirit of God is withdrawn mu gihe umwuka w'Imana azaba yamaze kuwukwirwa, and a time of trouble such as never was ni takes ibihe place. by'umubabaro utarigeze kubaho kuva isi yaremwa. Amen? Amen. Amen. So brothers and sisters, Bavandimwe, we want to be amongst those that receive the seal. dukwiriye kuba mu bantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso. Amen. But what I'm going to focus on this morning is not the seal. Icyo ngiye gutindaho rero muri kano kanya si ikimenyetso, I want to refocus on the requirement to receive the seal. ahubwo ngiye kujya ku bisabwa kugira ngo umuntu ashyirweho ikimenyetso. If you pay attention to Revelation chapter 7 and verses 3 and 4, Niba mwakurikiye neza mu gitabo cy'Ibyigisho igice cya 7 ku murongo wa 3, you'll notice murabona ko you don't receive the seal of the living God ntabwo ushobora gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana nzima so that you can become a servant. kugira ngo kugira ngo you can become a servant. uhinduke imbata y'Imana cyangwa se umuntu w'Imana. You must be a servant Ugomba kuba ahubwo uri umuntu w'Imana so that you can receive the seal. kugira ngo ushyirweho ikimenyetso. Only those that are servants will receive the seal of the living Aho God. Bibiliya yise imbata z'Imana nibo bonyine bashyirweho ikimenyetso cy'Imana. What I want to focus on Icyo nshaka gutindaho this morning muri is, kino gitondo are you a servant? ni ukukwibaza ngo mbese waba uri imbata y'Imana? What is it that God expects of a servant? Ni iki Imana ikeneye ku mbata zayo? Amen? Okay, go with me to the book of Matthew chapter 10, look at verse 24. Reka tujye muri Matayo igice cya 10:24. 10:24. Okay.
Matayo cya 10:24. Haranditse ngo says the disciple is not above his master, umwigishwa ntaruta umwigisha, nor the servant above his Lord. kandi n'umugaragu cyangwa imbata ntaruta shebuja. Okay. Simple, everybody understands it? Ese iri somo ntiryoroshye kumvikana? Okay. Yes. What I want you to grab from this verse is Icyo this. nifuza ko umuntu wese yumva muri iri somo ni iki. The same way that a disciple Uko intumwa has a master, zari zifite umwigisha, a servant, imbata cyangwa umugaragu has a Lord. nayo ifite shebuja. You see that? Ese ibi muri kubibona? Do you see that in the verse? Muri kubibona muri somo? Okay, good. Okay. Go to the book of Matthew chapter 7, look at verse 21 now. Reka tujye muri Matayo igice cya 7:21 noneho. Look at the words of Jesus. Reka turebe amagambo ya Yesu. He says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Haranditse ngo umuntu wese umbwira uti mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Now, what type of individual will be addressing Jesus as Lord, Lord? Ni bande bazaba barimo baravuga ati mwami mwami? Or one that is claiming to be a servant? Nabitwa ko ari abigishwa cyangwa se imbata. Because Jesus said, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter in. Yesu aravuze ati oya abavuga ngo mwami mwami ntabwo ari bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. So every individual that professes to be a servant of God Rero umuntu wese wiyita ko ari umwigishwa wa Kristo cyangwa imbata ye cyangwa umugaragu we is not embraced by God as his servant. ntabwo yemewe, ntabwo ijuru rimwemera ko kuko ari we mugaragu we cyangwa umwigishwa we. Just because you call him Lord Udashingiye gusa kuba uvuga ngo mwami doesn't by default make you a servant. ntabwo ibyo ngibyo bihagije ngo bikugire imbata ye cyangwa umugaragu we. He said, but he that doeth the will of my Father which ahubwo is Yesu in yaravuze heaven. ngo uwo abara nk'umwigishwa we cyangwa imbata ye cyangwa se nk'umugaragu we n'ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Amen. Amen. Now, brothers and sisters, before I go any further with this, I just want this very clear. Bavandimwe mbere ko dukomeza ndifuza ku cyo nsobanura neza hano. Profession Ibyo umuntu akora amounts to nothing ibyo umuntu akora nta mumaro bifite. amounts to nothing. Only the obedient performance of the will of God ahubwo abumvira ubushake bw'Imana is acceptable in his sight. nibo bemerwa mu maso y'Imana. Amen? Amen. Okay, good. Look what it goes on to say, Jesus says. Reka dukomeze turebe uko Yesu yakomeje avuga. He says, for many shall come unto me in that day and saying, 22 haranditse ngo Lord, have we, benshi bazambaza kuri uwo munsi bati Lord, have we not prophesied in thy name? mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, And in thy name cast out devils? ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, And in thy name done many wonderful works? ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? But he will say to them in that day, nibwo nzaberurira nti depart from me. sinigeze kubamenya, I never knew you. sinigeze kubamenya, All ye workers of what? nimumve imbere mwa nkozi bibi mwe. Iniquity. What is iniquity? None iniquity gukiranirwa What is ni iki? iniquity? It is transgression of the law, but it's a little bit deeper than that. Rebellious. To be rebellious. Transgression when someone knows the lie of the truth. That's right. It's rebellion. It's to consciously, inkozi z'ibibi cyangwa se icyaha ni iki? Bamwe basubije ngo kwica amategeko y'Imana, habitually, ariko basubije ngo come again. consciously, Okay, ni ugukora ibintu uzi neza habitually, kandi uhora usubiramo, practice uhora ubikora, sin. ugakora icyaha ugisubiramo kandi ubizi neza. You notice Jesus never said to them Yesu murebe neza ntabwo yababwiye that they ngo didn't prophesy in his name, sorry, that they didn't prophesy in ntabwo his Yesu ababwiye name, ngo ntimwahanuye mu izina ryanjye, or that they didn't cast out devils, nta nubwo avuze ati ntimwarirukanye abadayimoni, or that they didn't do wonderful works in his name. nta nubwo ahakanye rwose ko batakoze imirimo myinshi ikomeye mu izina rye. You know you can do wonderful works in the name of God Murabona ko ubasha gukora imirimo myiza kandi ikomeye rwose ukabikora mu izina ry'Imana, and be living in sin. ariko ukabikora n'ubundi ukiba mu cyaha. If you don't believe it, ask Judas. Ibyo ngibyo niba mutabizi neza mujye kwiga ibya Yuda. Was Jesus with the disciples when he sent them out 2 by 2? Ese igihe Yesu yabohezaga Was ngo he bagire there? babiri na Yuda yajyanye nabo? Yeah, he was there. Were the demons subject to them in the name of Jesus? Ese abadayimoni bose
barahunze kuko biruka mu izina rya Yesu. Is Judas going to be in the kingdom of heaven? Yuda azaba mu bwami bwo mu ijuru. He's lost. So friends, Bavandimwe, doing wonderful works, gukora imirimo ikomeye, being the best medical missionary in Rwanda, kuba umuvugabutumwa ukora mu buvuzi ukurusha abandi mu Rwanda, or the most powerful evangelist, ndetse cyangwa ukaba umuvugabutumwa ukomeye ufite imbaraga, is not going to gain you any merit with the throne of God. nta kintu na kimwe bizagushoboza kugira ngo ujye mu bwami bwo mu ijuru. Only those that do the will of the Father will enter into the kingdom. Abakora ibihwanye n'ubushake bw'Imana gusa nibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. What is His will for all of us? Ese ibi ni iki ushaka Go with me. kutwigisha? We're going to the book of Thessalonians quickly, if you will. 1 Thessalonians chapter 4. Let's look at verse 3. Reka 1 tujye mu rwambere Thessalonians rw'Abatesaloniki, chapter 4. igice cya 4, Look at verse 3. umurongo wa 3. And the Bible tells us here, for this is the will of God, even what? Handitse ngo icyo Imana ishaka ni iki, ni ukwezwa kwanyu no kwirinda What does your gusambana. Bible say? This is the will of God, even your what? Sanctification. Urwambere rw'Abatesaloniki igice cya 4 umurongo wa 3 handitse ngo icyo Imana ishaka ni iki, ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. What is God's will? His perfect will for us Ubushake bw'Imana kuri twe is that our lives are wholly devoted to His service. ni uko imibereho yacu itunganyirizwa gukora umurimo w'Imana. To love the Lord thy God with all thy heart, Ni ugukunda Imana n'umutima wacu wose, with all thy soul, ubwenge bwacu with all thy mind. ndetse n'ibitekerezo byacu. He wants the whole of us. Imana idushaka mu buryo bwuzuye. A servant must be wholly devoted to the purpose and plan of heaven. Umugaragu agomba kuba yerejwe cyangwa se atunganyirijwe Amen. gukora umurimo ukwiriye w'ijuru. Amen? Are you a servant? Ese uri umugaragu ukwiriye? Go to the book of Job. Reka tujye mu gitabo cya Yobu. We're in Job chapter 1. Muri Yobu igice cya mbere. And you're familiar with Job chapter 1. Nzi ko abantu benshi tuzi Yobu igice cya mbere. It speaks of Job and all of his temporal glory. Tubwira Yobu uburyo yageragejwe, And yet a very devout follower of Christ, of ariko mu God. by'ukuri Yobu yari umuntu wiyeguriye Imana mu buryo bwuzuye. Look at verse 6. Reka tusome ku murongo wa 6. It says, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Haranditse ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, And Satan came also amongst them. kandi na Satani yazanye nabo. And the Lord said unto Satan, Uwiteka abaza Satani ati, from whence comest thou? uturutse he? And Satan said what? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, From ngo going iki? to and fro in the earth and from walking up and Aravuga down ati, in mvuye it. gutambagira isi no kwizereramo. Are you seeing what's going on here? Ese hano muri kureba ukuntu bimeze? I really want you to think about this. I know you Ndifuza know this. gutekereza ibi, nzi ko aya mateka yo But muyazi. I realize many times we read the Bible, but we just read over the Bible. Nzi ko ibintu byinshi byo muri byo tubizi ariko tuba twarabyize amajyejuru. Think about this. None reka tubitekerezeho. The representatives of the unfallen worlds come to present themselves before God. Abahagarariye amasatara acumuye bose baje imbere y'Imana baje kuyiramya. We have no number to put to how many Aho are there. ngaho nta mubare dufite, ntabwo batubwiye ngo baje ari bangahe. The Father is there. Imana data iraho. And here Satan comes walking. Ndetse Satani nawe aza muri abo bandi. And God the Father addresses him. Noneho Imana ibaza Satani. So where do you think the attention of the council goes? Muri kwibaza yuko abari bateraniye muri iyo nama bifashe bate? They're looking at Satan now. Bose amaso bayahanze nde? And he loves it. Satani. Kandi ibyo ngibyo arabikunda. And in pride he says, Noneho abonye bose ko ari bari kureba, inarijeye imutera kuvuga ngo, I just came from going to and fro in the earth, mvuye mu isi kwizeramo no kwitambagiramo. from walking up and down in it. Mvuye kwitambagiramo. I just came from observing my kingdom, Mvuye kureba ubwami bwanjye. making sure everyone is doing as I would have them to do, Mvuye kureba yuko umuntu wese hariya mu isi ari gukora ibintu bye nshaka, looking at my subjects. kandi ko bose bagendera kuri gahunda zanjye. I love how God responds, Nkunda ukuntu Imana yamusubije. because God's response is a smack in Satan's mouth. Amagambo y'Imana ishishikisha aya Satani. He says, oh, so as you've been observing your government, Mu gihe wari uri kwitegereza aho urimo uyobora, have you considered my servant there? ese waba witegereje umugaragu wanjye aho ngaho? Amen. That's powerful. Have you considered my servant Job, Waba witegereje umugaragu wanjye Yobu? that there's none like him in the earth, Yuko nta muntu uhwanye nawe mu isi,
a perfect and upright man, aratunganye, ko ari umukiranutsi utunganye, one that feareth God and escheweth evil. wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Based on the words of God, Ushingiye ku ijambo ry'Imana, a servant of God, umugaragu w'Imana, there's none like them in the earth. nta muntu n'umwe umeze nkawe mu isi. Amen. Amen. Are you a servant? Ese uri umugaragu? Does not the Bible tell us in the book of 1 Peter 2 and verse 9 that we are a Ese Bibiliya ntabwo itubwira mu rwanda rwa Petero yuko natwe turi chosen generation, ubwoko bwatoranyijwe, a royal priesthood, abatambyi b'ubwami, a holy nation, abantu Imana yaronse, a peculiar people? abantu badasanzwe. What does peculiar mean? Weird? Abantu Deranged? Ese abantu badasanzwe ni abantu bameze bate? Peculiar means unique, Abantu b'umwihariko, special. ni ukuvuga abantu badasanzwe. There is none like us in the earth. Nta bantu bakagombye kumera nkatwe mu isi, And there's a specific purpose for us. kandi dufite inshingano yihariye Just hano like ku isi. Job. Nk'uko Yobu yari ameze, We are to be a people tugomba kuba abantu that show forth the glory of God bagaragaza icyubahiro in the cy'Imana midst of the darkness of sin. mu batuye isi yuzuye umwijima. That's what God was looking to Job to be. Icyo ngicyo nicyo Imana yashaka ko Yobu aba cyo, One that would vindicate his character umuntu uzagaragaza imico y'Imana by amplifying his glory kandi imico y'Imana ikagaragara muri we mu buryo bwuzuye, in the midst of the gross darkness of sin mu batuye mu isi yuzuwe n'icyaha that was holding the world in captivity. yari yaratumye abo mu isi baba mu bubata. We are supposed to be living proof Imana yaduhamagariye kugira ngo tube ibihamya biriho bizima, that a man, kugira ngo iyo amen, a human, tube abantu, can be perfect. tube abantu bakiranuka batunganye. God said his servant is perfect. Imana ubwo yarahamije ngo uriya muntu arakiranutse. So when we go around in the church preaching this false doctrine, Iyo turi kujya mu matorero twigisha ubutumwa butari bwo, no one can be perfect. ngo nta muntu n'umwe ubasha It's a false gukiranuka. doctrine, friends. Igi ni ihame ritari ryo. I know you've heard it. Ndabizi ko ibyo ngibyo mujya mubyumva. I know you've heard it from pulpits. Ndabizi ko no ku mpimbi zacu mubyumva. Humans can't be perfect. Ko nta muntu n'umwe ubasha gukiranuka. Did God just call Job perfect? Ese Imana yise Yobu umukiranutsi? Was Job a human? No, excuse me, stop. Is Job a human? Yobu ni umuntu. Okay. Then humans can be perfect. None umuntu abasha gukiranuka? God preached that doctrine. Imana niyo yabwirije icyo kibwiriza. I don't care what any pastor Yaba ntabwo niteka ku by'umupastor wari wese and their PhD tells you. cyangwa nibwo yaba afite PhD zingahe ibyo yavuga. God says, Imana niyo yavuze ngo be ye therefore perfect. namwe mube mukiranutse. Come on, friends. Mukurikizeho. As our Father is perfect. Amen. Nk'uko data muje agenza gute. You see, that doctrine Murabona iri hame, is from the pits of hell. ihame rivuga ko umuntu adakiranuka rituruka mu mwobo w'ikuzimu. Because Satan knows Kuko Satani azi neza ko that in the plan of redemption, mu nama y'agakiza, it is God's design mu nama yo gucungurwa, Imana niyo yateguye to raise up men and women umugambi w'uko izarema umugore n'umugabo that have his character bafite imico yayo perfectly reproduced in them. kandi iyo mico ikaba itunganyijwe rwose And muri it bo. is these individuals Abo bantu rero that will vindicate him nibo bazagaragaza before the Imana, universe bakigaragaza abatuye isi, and bring this great controversy none ibyo bikazana intambara ikomeye to a close. ku iherezo. Amen. Without perfect men and women, Muri isi haramutse hatarimo abagore n'abagabo batunganye the bakiranuka, great controversy continues. intambara izakomeza. Intambara ikomeza But izakomeza. when he can perfect us, Ariko Imana idutunganya rwose tukagera ku rugero kwiriye, Satan is proven a liar Satani bizagaragara ko ari umunyabinyoma, and the controversy is over. kandi intambara ikomeye izaba irangiye. Amen. That's why that doctrine is from the pits of hell. Niyo mpamvu ihame rivuga ko nta muntu wakiranuka, nta muntu ukiranuka ari ihame rituruka kwa Shitani.
God is calling us Imana ikuduhamagarira by His mu grace buntu bwayo and His grace alone kandi kubw'ubuntu bwayo gusa into perfection. kugira ngo dukiranuke, Not by might, atari kubw'imbaraga zacu, nor by power, atari kubw'ubushake bwacu, but by His ahubwo Spirit, kubw'umwuka wayo wera. saith the Lord of hosts. Amen. Niko Uwiteka Nyiringabo Are you avuga. a servant? None ikibazo, uri umugaragu? Go to Job 23:12. Reka tujye muri Yobu 22:13. This is the mindset of a servant. Ibi nibyo bitekerezo bigomba kuba umugaragu. says- 23:12. 23:12. It says there, neither have I gone back from the commandment of his lips, Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, for I have esteemed the words of his mouth ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi, more than my necessary food. bundutira ibyo kurya binkwiriye. Amen. A servant Umugaragu will be faithful to the commandments of God azaba akiranuka cyangwa se yumvira amategeko By faith. y'Imana. Kubwo kugenza gute? Kubwo kwizera. Remember what Jesus said. Mwibuke ibyo Yesu yavuze. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom Umuntu of uvuga ngo heaven, mwami mwami ntabwo ari uzinjira bwami bwo mu ijuru, but he that doeth the will of my Father which is in. ahubwo nabakora ibyo ataba mu ijuru agenza gute? Ashaka. And look what the word of God says. Keep your finger in Job 23:12. Go to Deka- Revelation 22. Hano muri Yobu 23 tube tuhagumisha ikiganza dusubire Revelation inyuma 22. tujye mu Byahishuwe 22. I want you to see this. Look at Revelation 22, verse 14. Byahishuwe 22:14. It says, blessed are they that do his commandments, Haranditse ngo hahirwa abitondera amategeko y'Imana, that they might have right to the tree of life kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo and enter kandi banyure into the gates, mu marembo, into the city. binjire muri rwa rurembo. Didn't he say only those that do the will of the Father Ese baba bavuze ngo nabakora ibyo ataba mu ijuru ashaka gusa? will enter into heaven? Nibo bonyine bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. His will is illustrated in his commandments. Ubushake bw'Imana bugaragara mu mategeko yayo. Are you following, friends? Murakurikiye? A servant, and that makes a lot of sense. Ibi ngibi birashobora kumvikana. Because if I have a servant, Kuko niba mfite umugaragu, what am I going to give to that servant? ni iki nzahereza uwo mugaragu? Commands. Ni amategeko. Go clean my floor. Nzamubwira ati genda unkoropere, Go wash my clothes. genda umesere, Go pick up my children. genda unzanire umwana. Is that not what happens? Ese ibyo siko bigendeye ku bakozi bacu basanzwe? And if my servant None iyo umukozi wanjye doesn't carry out my commands, atemeye kumvira amategeko yanjye, what am I going to do? icyo nkora ni iki? Reward them? Ndamuhemba. Thank you so much for not following anything that I've told you to do. Ntabwo mbabwirije icyo gukora. I'm going to get rid of them. Nzamwirukana And I'm going to get a better servant. kandi nshaka umukozi mwiza. Don't let any man take your crown. Amen. Ntimutume hagire utwara ikamba ryanyu. Amen. 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 Okay. So we're back in Revelation, Job 23:12. Reka tube muri Yobu igice cya Now 23 pay attention to this 12. verse. Mukurikire cyane iri somo. It says, neither have I gone back from the commandment of his lips. Haravuga ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu For mategeko I have yategetse. esteemed, which means I value. Ndetse I have esteem. Okay, that's good. I have esteemed, which means I value. N'ubundi niko natwe muri yacu byanditse. Okay. Sure. The words of his mouth Amagambo yo mu kanwa ke more than my necessary food. yambereye ubutunzi bunduta ibyo kurya binkwiriye. Now, our necessary food Ibyo kurya bidukwiriye is the minimum amount of food ni ukuvuga ngo ni wa muntu wabuze ibyo kurya akabasha kubona ibyo kurya bitoya byoroheje that we need to eat dukeneye kurya to sustain our kugira ngo existence. ibashe gutuma tubaho. In other words, if you don't eat that food, Mu yandi magambo, iyo utarya ibyo kurya, ibyo You will- byitwa ibyo kurya you will bigukwiriye, what? uzagenza gute? You will die. Uzapfa. Job said, Yobu rero yavuze ngo I value God's word amagambo yawe nyaha agaciro more than my necessary food. kurenza uko mpa agaciro ibyo kurya byanjye byo mu buzima In busanzwe other words, binkwiriye. Mu he yandi said, magambo, I value the word of God Yobu ari kuvuga ngo ijambo ry'Imana riha and living a agaciro life of faithful obedience kandi nshaka kuba mbaho imibereho yo than I kuryumvira value life itself. kurenza uko njyewe mpa agaciro mu buzima bwabwo. Amen. That is the mindset, should be the mindset of every true servant of God. Ibi rero nibyo bigomba kuba ibitekerezo by'umugaragu wese ukiranuka w'Imana. Do you know we are told by the servant of the Lord, Ellen White, Murabizi yuko tubwirwa na Ellen White that the motto of every Christian should be, look it up, yuko icyitegererezo cya buri mukristo death before dishonor. kigomba kuba yuko aho
death. ibyiza ari uguhitamo gupfa Death before transgressing the law of God. kuruta kwica amategeko y'Imana. She said that should be our motto. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kuba ihame ryacu. That's Job's motto right there. Job Kandi ibyo ngibyo ryari ihame 23:12. rya Yobu muri Yobu 23:12. He said, I'd rather die Yobu yaravugaga ati ibyiza nuko napfa than disobey. kuruta kutumvira Imana. How do you think? Mutekereza? I want you to think about this Ndagira now. mutekereze ibi ngibi. Job said, I value the word more than my necessary food. Yobu aravuze ngo mpa agaciro ijambo ryawe kurenza ibyo kurya byanjye binkwiriye. Consider this thought. Go to the book of Revelation chapter 13. Reka tujye mu byashu cya 13. Revelation 13, looking at verse 15. Ibya 13 umurongo 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image should both speak Ihabwa gucyo gishushanyo cy'inyamaswa ngo guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe, and cause that as many should not worship the image abatakiramya bose should be killed. abatakiramya bose. And he causeth all, both small and great, Itera bose aboroshe n'abakomeye, rich and poor, n'abatunzi free n'abakene, and bond, n'abamudendezo to receive n'imbata, a mark in their right hand or in their forehead, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, so that no man kugira ngo hatagira umuntu might buy nor sell, wemererwa kugura cyangwa kutunda, save he that had the mark of the beast, keretse afite icyo kimenyetso or the name of the beast, cyangwa izina ry'aya nyamaswa or the number of his name. cyangwa umubare w'izina ryayo. So now we have the mark of the beast scenario here. Noneho We have the mark of the beast hano turi kubona ikimenyetso cy'inyamaswa, scenario, ikimenyetso cy'inyamaswa, which will be go ahead, the legislating kizahatirwa of Sunday kizahatirwa abantu aricyo icyumweru as a day of rest. nk'umunsi wo kuruhuka. Yes. Yego. Yes. Yego. And those who do not embrace None abatemeye the false Sabbath, iyo sabato y'ikinyoma aricyo cyumweru, they will no longer have the ability ntabwo bazemererwa, ntabwo bazagira ubushobozi to buy or sell, bwo kugura cyangwa kugurisha. which means Bivuga ngo you will lose the ability uzabura ubushobozi to eat. bwo kurya, bwo kubona icyo urya. Now, None if you do not esteem the word of God niba utarimenyereje gutungwa cyangwa se guha agaciro ijambo ry'Imana more than your necessary food, kurenza ibyo kurya bigukwiriye, byo kurya bikeya, if you do not value faithfulness niba udaha agaciro ugukiranuka over existence, kuruta kubaho ubwabyo, what will you do? icyo uzakora ni iki? You'll take the mark Uzahitamo gufata ikimenyetso cy'inyamaswa because you're not a servant. kubera ko utari umugaragu. Powerful, powerful. You see? Murabona? But the Bible says the servants in that hour, Ariko biravuga ngo muri icyo gihe umugaragu in Revelation 14:12, mu byashu cya 14:12, here's the patience of the saints. ahantu hariho kwihangana kw'abera, Here are they that keep the commandments of God, bitondera amategeko y'Imana and they have the kandi bakagira faith of Jesus. kwizera nko kwa Yesu. And the faith of Jesus Kandi kwizera nko kwa Yesu is a faith that will say, ni ukwizera kuvuga ngo Father, data, not my will, bye kuba uko njye mbishaka, but thy will be ahubwo done. bibe uko ushaka. I will live the sanctified life unto the end. Nzabaho imibereho ikiranuka kugeza ku iherezo. Amen. Are you a servant? None ikibazo, uri umugaragu? How much time do we have left? We still have time. We have time? Perfect. Let's go again. Reka dukomeze. Go with me to the book of, you know what? Go with me to the book of, let's change it a little bit. Go with me to the book of Isaiah 8 Reka tujye muri Yesaya igice cya 8. and verse 16. Yesaya 8:16. Remember we said that those that are servants receive the seal. Amen? Mwibuke ko twabonye ko Yes. abagaragu nibo bazashyirwaho cyangwa imbata z'Imana bazashyirwaho iki? Correct? Ikimenyetso. Good. Look at Isaiah 8:16. Yesaya There's 8:16. another word you'll find here. Hari andi magambo tubonemo hano. It says here, bind up the testimony, Haranditse ngo bumba ibihamya, seal the law amongst my, amategeko uyafatanyishe what's ikimenyetso the mu word that you bigishwa see banjye. there? Disciples. Yeah. Okay, do you see that in your Bibles? I want to make sure we're all Ibi together. muri kubibona muri Bibiliya zanyu? Good, good. It's different in French? Oh, yes. But what does it say in French? In French, you have seal this revelation among my disciples. Oh, so this revelation. Interesting. Okay. We're sealing
The disciples. Amen. Okay, good. abigishwa bari gushyirwaho ikimenyetso. So here's the next point. Aha rero hari indi ngingo. To receive the seal, To receive the seal. yes, Kwakira ikimenyetso, you have to be a servant, ugomba kubanza ukaba umugaragu cyangwa but you also umwigishwa. have to be a, A disciple. come on, a disciple. A disciple. A disciple. Ugomba kuba uri umugaragu ariko ukaba n'umwigishwa. Amen? Okay. With that thought, go to the book of Luke 14. Reka tugendera muri Luka cya 14. Look at verse, let's start at 26. Luka cya 14 kadore ku 26. Luke 14:26. Are you there in Luka your Bibles? 14:26 mwagize muri Bibiliya zanyu. He says, if any man come to me Handitse ngo umuntu uza aho ndi and hate not his father ntiyange se and mother na nyina and wife n'umugore we and children n'abana be and brother na bene se and sister, na yea, bashiki be, and his own life ndetse also, n'ubugingo bwe ubwabwo, he cannot be my disciple. uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. If you want to be a disciple Niba ushaka kuba umwigishwa and receive the seal, ukakira ikimenyetso, you have to hate all men. ugomba kwanga abantu bose. Do you believe that? Ese ibyo murabyizera? Okay, I like it. All right, well, Ndabona dufitemo gushidikanya. if you're dancing on that one, you're right. Well, does Jesus say we should hate everyone? Yesu yabavuze ngo He twange does abantu say bose. that, but obviously there's more to that, right? Ntabwo ari byo Yesu ari kuvuga, ahubwo ni imvugo yakoreshejwe irenze Obviously, he ibyanditseho. doesn't want us to hate. He can't tell us honor your father and mother Ntabwo yashaka tubwira ngo bahe so na nyoko, and then turn around and say hate them. ngo narangiza kubwire ngo bange. Right. Ntabwo bishoboka. Let's give some more context to this. Reka ahubwo twumve icyo Yesu yashaka kuvuga. Look at Matthew 10 Reka turebe Matayo igice cya and 10. verse 37. Matayo 10:37. Okay, here's the context. Haranditse ngo But there's a reason why the Spirit of God inspired Luke hari ikintu cy'ingenzi cyane cyatumye umwuka w'Imana to use this strong language. abwira Luka ngo yandike akoresha aya magambo In Matthew akomeye. 10:37, Muri Matayo igice cya 37 Jesus says, Yesu aravuga ngo he that loveth father or mother more than me ukunda se cyangwa nyina kubandutisha is not worthy of me. ntaba akwiriye kuba uwanjye. And he that loveth what? Kandi ukunda nde? His son, Son and daughter umuhungu we cyangwa more than umukobwa we me kubandutisha is not worthy of me. ntaba akwiriye kuba uwanjye. So Jesus is telling us Rero Yesu ari kutubwira ngo that we must love him more tugomba kumukunda cyane than father, kuruta uko dukunda ababyeyi, mother, data cyangwa mama, wife, umugore wacu, children, abana bacu, our peers. ndetse n'inshuti zacu. We must love him more than our own lives. Tugomba kumukunda kugeza ubwo tumukunda kuruta n'ubuzima If bwacu we do bwabo. not love Jesus in this supreme fashion, Niba tudakunda Yesu ku mwanya wa we mbere, can't be his ntabwo disciples. twabigishwa be. But the reason I like the language that's used in the book of Luke Ariko impamvu ki nkunda amagambo yakoreshejwe na Luka is because it magnifies nuko byumvikanisha the neza intense love urukundo, imbaraga y'urukundo that God wants us to share with him. Imana ishaka ko tugirana nayo. In other words, Mu yandi magambo, if you were to compare niba ugomba kugereranya the love that you have for your mother urukundo ufitanye na mama wawe or your father cyangwa papa wawe with the love that you have for God, ndetse n'urukundo ufitanye n'Imana, in comparison, mu buryo bw'igereranya, your love for God should be so immense urukundo rwawe n'Imana rwakwiye kuba runini cyane. that in contrast, By'ikinyuranyo, the love that you have for your parents urukundo ufitiye ababyeyi bawe would appear like hatred. rwakagombye kugira urwo ruhinduka nk'aho ubanga. Wonderful. Do you understand? Si birasobanutse neza? You must love him, and this makes a lot of sense, right? Kandi birashobora kumvikana, sibyo? Think about, Tekereze, I'll give you a scripture that helps. reka dushake isomo ribihamya. Go to the book of Genesis. Reka tujye mu gitabo cy'Itangiriro. In the book of Genesis, Igitabo cy'Itangiriro, yeah. In Genesis chapter 22. Itangiriro cya 22. What happens in Genesis 22? Niki cyabaye mu Itangiriro cya 22? What happens in Genesis 22? Niki cyabaye mu Itangiriro cya 22? Mwese murabizi, come on. I'm asking you. Ndi kubabaza musubize. The what? The test of Isaac. Kugeragezwa kuri Excellent. Isaka. Yego. I want you to look at Genesis chapter 22. Look at verse 2.
ku murongo wa 2 look at the words of God to Abraham. murebe amagambo Imana yakoresheje ibwira And Aburahamu. he says, take now thy son, Imana ibwira Aburahamu iti jyana thine umwana, only son Isaac, whom thou lovest. jyana umwana wawe w'ikinege ukunda. Now look what God does. murebe ikintu Imana iri gukora. He says, he could have just said, take your only son. Imana ishobora kubwira Aburahamu gusa ati jyana umwana But wawe, look what he points out. ariko Imana muri amagambo I ikoresheje, want you to take the son that you love. ndashaka unzanire umwana wawe ukunda kandi w'ikinege. Are you seeing what's going on right now? muri kureba ikintu Imana yabwiraga I Aburahamu. want you to take your only son, yabwiraga Aburahamu ati mu mwana wawe, whom thou lovest, umwana wawe kandi ukunda, and sacrifice him. noneho mu ntambire. So what is it? There's a contest going on now, right? Hano ngewe no bishobora kumvikana se Who do you love more? ninde ukunda cyane? Do you love your son Isaac, Ese ukunda umwana wawe Isaka or do you love God? cyangwa ukunda Imana? Who do you love more? Ninde ukunda cyane? In the Garden of Eden, Mu gashyamba ka Edeni, sorry, Adam mu said- busitani bwa Edeni, Adam said, Adamu we yahisemo, I love Eve more. aravuga ati njye nkunda Eva kukurusha. That's what he said. Ibyo nibyo yavuze. A lot of married couples do that over and over again. Kandi abantu benshi mu miryango yabo ibyo nibyo bakomeza kuvuga, umugabo akunda umugore kuruta Imana, umugore akunda umugabo kuruta Imana. Look with me again. Reka twongere turebe Look at verse 12. mirongo 12. And he said, lay not thine hand upon the lad, Go ahead. neither do thou anything unto him, for now I knowest that thou fearest God. mirongo 12 ngo ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana kandi kutanya umwana wawe w'ikinege. And what is the fear of God? None kubaha Imana ni iki? Is to have a deep-seated reverence and love for the Lord. Ni ukugira urwo rukundo rwimbitse rutabasha ku ikindi kintu usimbuza ukunda Imana. Amen. So Powerful. he loved Isaac, Yakundaga Isaka, se sibyo? but he feared God. Ariko yahisemo kubaha Imana. Are you following, friends? Ese muri gukurikira abavandimwe? Servants of God must fear God. Umugaragu w'Imana agomba kubaha And it will Imana, be exemplified kandi ibyo ngibyo bigomba in us making God supreme in our lives. ibyo tugomba kubikora tugira Imana nyambere mu mibereho Can you yacu. imagine if when the mark of the beast comes, Ese muribaza igihe ikimenyetso cy'inyamaswa kizaba cyashyizweho, if we love mother or father or niba dukunda papa wacu cyangwa mama wacu, wife and children, cyangwa dukunda umugore wacu cy'abana, or our brothers and sisters, or cyangwa ourselves, more abavandimwe than bacu, God, cyangwa natwe ubwacu what are we going twikunda, to do? tuzakora iki? We will give up and take the mark. Tuzareka ukuri twamenye maze duhitemo ikimenyetso cy'inyamaswa. Friends, can you imagine the people tell you you won't be able to have a job anymore unless you take the mark? Mwibaza abantu bakubwiye bati ntabwo uzigera wongera gukomeza akazi kawe keretse nuhitamo iki kimenyetso. And here comes your wife with all the children, 1, 2, 3, None umugore wawe akaza n'abana bawe, Right. ufite umugore n'abana 2, 3, 4 Four. bakakujya imbere, and they say, we're dependent on you. bakubwira ati papa ni wowe tubaho kuko wakoze. The Lord says, Imana yaravuze ngo you have to, husbands love your wives. umugore ukunda umugore wawe As Christ loved the church. kuko Kristo yakoze itorero rye, You gotta take care of the children, niwe ugomba kwita kuri abana. right? You're our covering. Urarinzwe, niwo turinze, niwo And turinze. now you start rationalizing. None ugatangira Oh, Lord, gushyira ku I gotta munzani, take care of my parents. ugatangira gushyira ku munzani uti data Imana urabizi ko ngomba no kwita no ku babyeyi My banjye, mother is sick. She depends on me. mama wanjye ararwaye kandi agomba kuba ariko There will be nakoze. all types of human rationale. None abantu batangira gushyira ku munzani ya kimuntu, The same type of rationale kandi iyo mizani ya kimuntu that Abraham could have employed Aburahamu nawe yashobora kuyikoresha to stay right where he was akaguma ariho yari ari, and not take Isaac to sacrifice him. ntafate Isaka ngo ajye kumutamba. But obedience, Ariko kubaha, friends, man, and the way that we develop this type of fidelity uburyo twubahamo iyi mico cyangwa se iyi mibereho yo kubaha, to the Lord kubaha Imana, is by beginning in the small things of life. ni ugutangira kwiyubahira mu tuntu dutoya mu mibereho yacu ya buri munsi. Amen. If we're not willing to surrender flesh meat, Niba tudatangiye kwimenyereza kureka kurya inyama, if we're not willing to give up
Let me step. If we're not willing to give up the Coca-Cola. No, let's go far. If we're not willing to give up the chicken Niba tudashaka gutangira kwimenyereza kureka kurya inkoko and the fish n'amafi and the beef n'inyama z'inka and the milk n'amata and the cheese, na fromage, these are little things. tuno tuntu dutoye se sibyo ra? How in the world Ni gute mu isi? Ni gute are we going to stand the test of the beast? tuzahagara imbere y'ikimenyetso cy'inyamaswa tukabasha guhangana nacyo? I'm going to show you in the scriptures next week Mu cyumweru gitaha nzabereka mu byanditswe byera how these things play a more critical role. Ukuntu ibyo bintu bito, ibyo binavu bito avuze bifite uruhare runini Prophetically mu buhanuzi than what most of us may know. kurenza uko abenshi mu bari hano twe tubitekereza. And though these things may not be as big of a, let's say, test, Nubwo ibi bintu bitaba ari igipimo kinini kiremereye, if you will, to the world, sorry, okay, mu batuye mu isi, it will be for us. icyo kizaba igipimo kinini kuri twebwe, Because to whom much is given, kubera ko uwahawe byinshi much is required. azabazwa byinshi. Are you a servant? None ikibazo, uri umugaragu? All right, I'll finish here. Last scripture. Reka dusoreze aha isomo rimwe risoza. Go to Luke. Let's go to Luke 17. Reka tujye muri Luka 17. Let's look at, let's start at 17. Yeah. Reka dore ku 17. It says, for which of you having a servant plowing or feeding cattle? Luke 17:17. Yes. Haranditse ngo I believe I'm right. Am I right? Luke 17:7. 17:7. Sure. Ariko nde muri mwe ufite umugaragu? Sure. For which, am I correct? Yeah, you're correct. For which of you having a servant plowing and feeding cattle will say unto him by and by when he has come from the field, go and sit down to meat? Ariko ninde muri mwe ufite umugaragu umuhingira cyangwa umuragira intama wamubwira akiva ku murimo ati igira hano vuba wicare ufungure? And will not rather say unto him, gird thyself Ahubwo ntiyamubwira ati and make ready, banza untunganirize ibyo kurya byanjye, that I might eat and drink? No? Okay, go ahead. You're on verse 8, sure, go ahead. So that afterwards, Go ahead. after I have eaten and drunken, then you can sit down and eat. Ukenyere umpereze kugeza ubwo ndangiza kurya no kunywa, maze hanyuma nawe ubone kurya. Okay. I want you to think about this, brothers and sisters. Bavandimwe nifisa ko mutekereza kuri iki gatoya. So you have this servant. Hano hari umugaragu. The servant's been in the field, Umugaragu yari mu murima. working all day. Yari gukora umunsi Comes to wose. the master. None akajya kuri And says, shebuja. I've done everything that you've commanded me. Akamubwira ati ibyo ntegetse byose namaze Now kubikora. it's time for me to eat. None ngiye cyane cyo kurya. The master says, no. Shebuja aramubwira ati oya. Now gird yourself Ahubwo kenyera and feed me noneho wungaburire. till I am fully satisfied. Banze ndye mpage. And then when I'm fully satisfied, None niba njye nahaze, then you can sit down and eat and drink. none nawe wicare ubone kurya no kunywa. Okay, let me give some Okay. You know what a toaster is? Toaster? Of course. You know what a toaster is? Amazing invention. You put bread in it. Toaster murazizi. Za mashini ushyiramo imigati zikayiyotsa. Okay. Zikayumutsa. Have you ever used the toaster before? Many, yeah. So Hari abantu bakoresha toaster, imagine you bakoresha use a imbere. toaster, you put bread in it, Reba uramufite iyo mashini yumutsa umugati. and then the bread comes up, none umugati and it's exactly the way you want it. ukasohoka neza uko wabishakaga. Exactly. Neza uko wabishakaga. This is perfect toast, right? Ukavuga uti uyu mugati umeze neza Do uko you ever nabishakaga. take that toast Uwo mugati and you look at it ushobora kureba iyo mashini and say, ukareba. Wow. The toasted bread or the toasted machine? the bread, The bread. Okay, ukareba uwo mugati wumishije and say, wow, urangiza ukavuga uti wow. do you see this? Urimo urareba ibi? This is the best toast I have ever seen. Ati uyu ni umugati wumishije nashakaga. And then you look at the toaster. None ukareba ya mashini yawumishije You're the best toaster. ukavuga uti uri imashini nziza. I don't know how I ever lived my life without you. Ntago nzi ukuntu nabaho wa mashini we utariho. We should have a special holiday for you. Twagomba kugira umunsi mukuru.
All Toasters Day. Are you with me right now? Nobody does that, right? nta muntu ujya You ukora don't do ibyo, that sibyo? foolishness. You get the toast. iyo ufata umugati It's the way you want it, niko wawushakaga and you eat it. ukawurya. Why? Kubera iki? Because the toast is supposed to make toast. Kuko iyo mashini yumutse umugati itegeko cyayikozwe gukumutsa umugati And gutya. at any point, Kubw'ibyo if it doesn't make good toast, iramutse itumisha umugati uko ubishaka you get rid of it ureka iyo mashini and get a good toaster. ukajya gushaka imashini yumutse. Are you with me, ushakaho. friends? Ese turi kumwe After abavandimwe? we've done everything that God desires for us to do, Nyuma y'uko tuba twamaze gukora byose we Imana don't deserve a special reward. yari twitezeho, nta musaruro ushimishije, We don't deserve a pat on the back. ntabwo tu deserving. God, I Nta learned. shimwe ry'isumbwe dukeneye. God, I gave out 10,000 great controversies Nta muntu yesterday. ugomba kuvuga uti Imana atanze ibitabo 10,000 ejo hashize. 100 people were baptized at my evangelistic seminar. Abantu ibihumbi babatijwe mu materaniro And yanjye. this year, Kandi uyu mwaka 50 people abantu 50 healed from cancer. bakize kanseri. Me. Ni njyewe. What do you think God's supposed to say? Ntabwo Wow! tugomba kwitega ngo Imana ngo bizayitangaza. No. Oya? That's why the word of God goes on to say, Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ngo after we've done all those things that are commanded us, tumaze gukora ibyategetswe byose, we should say, ntabwo tugomba kuvuga ngo we are unprofitable servants. tugomba kuvuga ngo turabagaragu b'imbura We have only done twakoze that which is our duty. ibyari inshingano zacu, nibyo twagomba gukora. All glory to God. Icyubahiro cyose kigomba kugarukira Imana. Amen. Friends, Bavandimwe, it is our privilege ni amahirwe kuri twe to be servants of God. yo kuba abagaragu b'Imana. That's why David said, Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo if I could just be a doorkeeper, niyo naba if I can just be a doorkeeper in the kingdom, ni nk'umuzamu, a gatekeeper, umuzamu I'll be happy. mu bwami bwo mu ijuru nakwishima. Just let me be found a servant. Icy'ingenzi ni uko naba umugaragu w'Imana. Brothers and sisters, Bavandimwe, let us all be found servants. reka twese Imana iduhindure abagaragu bayo. Let us live Reka tubeho for the honor and glory of God. kubwo guhesha icyubahiro Imana. Amen. Amen. No Let us kuyubaha. Reka dusenge. Our loving Father, we thank you that you have called us to service. We thank you for the privilege and the honor of being known as sons and daughters of God. We thank you that through the indwelling of thy Spirit, you desire to empower us that we might be your witnesses, to testify of who you are amongst a crooked and perverse generation. Lord, we are not worthy of one of these blessings. But because you are who you are, which is love, we just simply say thank you. Amen. It is our desire to be effective servants. That's why we've gathered together in this place, that we might be sharpened, so that when you take us in hand, we can be used in a masterful way to bring sheaves into the heavenly garner, to bring men and women out of darkness into this marvelous light. But Lord, in all that we do, may we never fail to remember that independent of your Son Jesus, we can accomplish nothing. We need your Spirit to live sanctified lives, so that after all the work is done and you are truly satisfied, then and only then we might find ourselves with Abraham, Isaac, and Jacob, and all of the prophets sitting down at the welcome table in thy kingdom. Thank you for hearing our prayers. For these things we ask in the name of Jesus. Amen. Amen.